Inshuti zacu mbashimiye ko mukomeje kudukurikira kandi mukatugaragariza ko mudukunda. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu biganiro by'uruhererekane bitugezaho amateka n'amavuko y'amatorero ashingiye imyizerere yayo ku Protestant. Mu bihe byashize twabakoreye ibiganiro bivuga ku mateka y'amatorero atandukanye yageze hano mu Rwanda, harimo itorero ry'Abapantekote, itorero Presbyterienne, itorero Methodiste, itorero ry'Ababatista ndetse n'itorero ry'Abanglikani. Uyu munsi wa none tugiye kubagezaho amavuko cyangwa se amateka y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Abadiventiste batangiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinyejana cya 19. Batangiye bishingikirije ku mubatizo w'amazi menshi, ububyutse n'ibyerekanwe cyane cyane iminsi y'imperuka. Kenshi wasangaga bashaka gukora nk'abahamya ba Yehova, inshuti z'umuntu n'Abapantekote. Abadiventiste bahuriye n'Abayehova, inshuti z'umuntu n'Abapantekote ku myigirize yerekeye umubatizo w'abakuze gusa mu mazi menshi no kugaruka k'umwami Yesu. Dore izindi muvoma zavutse mu kinyejana cya 19. Hari itorero Apostolike ryabayeho mu mwaka w'1824, ihuriro ry'Abadaribisti ryabayeho mu 1828, Abamormoni mu 1830, Abadiventiste mu 1844, Abaneo Apostolike mu 1863 n'Abakristo bashingiye kuri siyansi Christian Science bo mu 1866 n'abahamya ba Yehova mu 1874 n'abandi. Nubwo hariho impamvu nyinshi ya Gikristo, hari impamvu zatumye izi muvoma zemerwa mu bantu. Iz'ingenzi zabiteye nebyiri nizo z'ingenzi. Mu matorero yari asanzwe ho harimo ubukonje bukabije mu bijyanye n'ubugingo bw'Abakristo. Abakristo rero bifuzaga ububyutse. Hariho ikibazo cyerekeranye n'ibihe bizaza, kuko Abakristo bibazaga amaherezo yabo ntibabone igisubizo. Birumvikana ko izo muvoma zigishije iby'ububyutse, iby'iminsi y'imperuka, zabonye abayoboke benshi, bihungabanya amatorero yari asanzwe. Nyuma y'ibyo byose haje kwiyongeraho n'ibindi bijyanye n'ibihe. Amashuri yariyongereye, gusoma Bibiliya bishobokera benshi. Havutse rero ikibazo kuko nta bantu bariho bahagije bo gusobanura ibyanditswe byera. Buri musomyi wa Bibiliya yayisobanuraga uko abyumva kandi akumva Bibiliya ari nk'amaji, yashobora gutanga ibisubizo by'ibibazo byose by'ubuzima. Kubera ibyo Abakristo bibwiye ko ubwo bwenge bwogeye hose byaba byerekana ko Yesu ari hafi kugaruka. Byari bibateye ubwoba ku buryo kubavana mu itorero barimo byari byoroshye. Inyigisho zari zigezweho ni iz'ubuhanuzi bwa Danieli ndetse n'ibyahishuwe. Buri muntu yabisobanuraga uko yishakiye, n'Abakristo bakabyumva mu buryo bunyuranye cyane. Umuvugabutumwa bishimiraga kumva n'uwazaga avuga ko afite icyo yeretswe cyangwa ko hari bukoreke ibitangaza. Ni muri uwo mwuka Abadiventiste bavutsemo, bakwiza hose ibyo kugaruka kwa Yesu. Uwabibanje mu Badiventiste ni uwitwa William Miller. Itorero ry'Abadiventiste ntiryatangiye rimeze uko rimeze ubu, ahubwo ryagendaga rifata indi ntera, rigatera intambwe ku yindi kugeza uko rimeze ubu. Mu ntangiriro yaryo twavuga umugabo w'umunyamerika witwa William Miller, wabayeho mu mwaka w'1782 ndetse n'1849. Yari umuhinzi ariko agakunda kumenya ukuri kuri mu byanditswe byera. Yari umubatista. Igihe cyarageze yiga Bibiliya wenyine, asobanura umurongo wo muri Bibiliya akoresheje uwundi. William Miller yatangiye guhanura ahereye ku buhanuzi bwa Danieli buri mu gice cya 8 umurongo wa 14. Ikibazo yasanzemo cyagiraga kiti: bizageza ryari ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Igisubizo, marayika aramusubiza ati: bizageza iminsi 2300. Uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Icyitonderwa nuko William Miller we yibwiraga ko uko kwezwa k'ubuturo bwera ariko kuzaba gutunganya isi Kristo yagarutse.
Dore uko yibwiraga: ibitondo n'imigoroba 2300 ni imyaka 2300. Ibyo bihe byagombaga gutangirana n'ibyumweru 7 byo muri Danieli ibice 9 umurongo wa 24 kugeza kwa 25. Ni ukuvuga mu mwaka w'1457 imbere ya Yesu Kristo, ari nawo mwaka Aritazerusi yemeraga ko Yerusalemu yongera kubakwa. Ubwo byari ukugeza mu mwaka w'1843, kuko iyo ufashe 457 ugateranyaho 1843 ari imyaka 2300. Mireri yabyemeje mu buhanuzi bwe mu mwaka w'1822, abyandika mu mwaka w'1831. Byabanje kutemerwa cyane, ariko nyuma aza kugira abayoboke benshi n'amatorero amwe namwe yemera ubwo butumwa. Benshi bitabiraga ibiterane bye. Harimo bamwe babyemeye ariko ntibamukurikire, ahubwo bagashaka kubyigisha mu matorero yabo. Ariko abakuru b'ayo matorero bagahakana bavuga ko ntawe uzi umunsi nyawo Yesu azagarukiraho. Abakomeje kubyigisha bagiye birukanwa mu matorero bagasanga Mireri. Itariki yo mu mwaka w'1843 Mireri yari yaravuze yaje kugera, Yesu ntiyagaruka, maze bimubera ikibazo. Mireri yongeye gusubira mu mibare ye neza ahereye kuri kalendari y'Abayuda. Noneho yemeza ko Yesu azagaruka ku itariki 22 z'ukwa 10 umwaka w'1844. Ubwo yari akurikije igitabo cy'Abalewi ibice 16. Igihe Abayuda bari mu minsi mikuru yo kwezwa, kuri iyo tariki buri mudivantiste wese yari yiteguye kujya gusanganira Yesu. Bari biteguye, ariko byagejeje isaha ya 6 z'igicuku nta kirahinduka, bataha bamwaye. Mireri yireguye avuga ko yabaze nabi, ariko ko bikwiriye gutegereza kugaruka kwa Kristo nta kuvuga itariki ntarengwa. Ntago bumvise kumwe uko kwiregura kwe, kuko hafi abantu 50,000 bari abayoboke be baraye barindiriye kugaruka kwa Yesu. Bake muri bo bamugumyeho, abandi bahimba irindi tsinda ry'abadivantiste bitwa abanyevangelike cyangwa se Eglise Evangelique. Abo badivantiste twakwita abashingiye ku ivanjiri ubu ni benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batangiye bavuga ko Mireri yibeshyeho hato, kuko ntawe uzi umunsi wo kugaruka kwa Yesu, ariko ko ari ngombwa kwigisha abantu ko ashobora kugaruka igihe kitazwi. Ubwo rero bari bamutegereje bizeye, ariko badashyizeho igihe azagarukira. Nyuma gato y'1856 havutse irindi shami ry'abadivantiste ryiyise aba Kristo. Abo badivantiste twavuga ko bashingiye ku Bukristo. Bemeraga ko naho umuntu apfa, ariko afite muri we ukudapfa bitewe nuko yitwaye akiriho. Kandi kuri abo bitwaye neza bashimwa, nta guhanwa kwiteka kubariho. Abo bake basigaye inyuma ya Mireri bagiye badohoka buhoro buhoro, kugeza aho Mireri nawe atakibikazemo. Yapfuye mu mwaka w'1849 afite imyaka 68. Ntibyahagarariye aho, n'abandi bakomeje kugira icyo babivugaho, ndetse n'amayerekwa yarakomeje. Muri bo twavuga nka Elena White, waje kwegeranya utwo dutsinda twose tukavamo itorero rimwe ry'abadivantiste. Elena White rero ubu ni uzwi ko yatangije itorero ry'abadivantiste. Elena White yavutse mu mwaka w'1827. Yabatirwa afite imyaka 13. Nawe yari mu barindiriye Yesu mu mwaka w'1844. Izina rye bwite ni Elena Gould Hormone. Naho White ni izina yitiriwe umugabo we, umubwiriza w'umudivantiste witwaga James White. Bashyingiranywe mu mwaka w'1846. Elena White yatangiye amayerekwa afite imyaka 17. Mu kwa 12 ku mwaka w'1844 mu iyerekwa rye rya mbere yabonye imibabaro y'abadivantiste mu nzira igana mu murwa wo mu ijuru, n'umurimo yashinzwe n'umwami ku bwa bene se. Kuva ubwo yatangiye kwiyumvamo ko ari umwe mu bashinzwe gutanga ubutumwa bw'umwami Yesu. Ubwo yatangiye gukoresha igihe cye cyose n'imbaraga ze zose mu gukomeza no gutunganya muvoma y'abadivantiste. Nicyo gituma bavuga ko yashinze itorero ry'abadivantiste. Yapfuye mu mwaka w'1915 afite imyaka 88. Mira
Amaze gukorwa n'isoni, abadivantisite ntibari bagitegereza ibyo kubara iminsi yo kumenya uwo Yesu azagarukiraho. Ellen White abwira abantu ko yeretswe ibijyanye n'imibare ya Mira, arababwira ati bya bindi Hiram Edson n'undi mudivantisite wo mu gihe cya Miller yavuze ni ukuri. Hiram Edson yari yavuze ko itariki ya 22 ukwezi kwa 10 umwaka w'1846 itariki Mira yari yavuze ko bagomba gutegereza kugaruka kwa Yesu, ariko akaba ataragarutse kuko yari afite indi mirimo yagombaga gukora. Hari ukwezi ubuturo bwera, purification du sanctuaire, ubuturo bwera bwo mu ijuru. Yesu yari yarakoze gusa imirimo yo gucira imanza abapfuye mbere yo kumenya uko ibyabo bizamera, sot éternel. Ellen White yemeje atibeshya ko ibyo byose byagombaga gukorwa mu ijuru gusa, naho mu isi ibyaho bijyanye no gucira imanza abazima bizabaho nyuma, ari uko ibyo mu ijuru bijyanye n'abapfuye birangiye. Abadivantisite bahera ko bemera neza ko ibyo Ellen White avuze ari ukuri, kuko ubuturo bwera butari mu isi ahubwo buri mu ijuru. Ubwo bemera ko n'ubuhanuzi bwa Mira bwari ukuri, ko ahubwo atabisobanuye neza nka Ellen White. Ellen White yakoresheje imbaraga ze zose yumvisha abadivantisite ko yavuga ari ukuri akoresheje igitabo cy'Abaheburayo. Reka dukomeze turebera hamwe amahame y'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ingingo ikomeye abadivantisite bashingiraho ni ihame ry'imyizerere yo kwezwa k'ubuturo bwera. Ingingo iyunganira ni ukweza isabato. Ellen White yeretswe mu buturo bwera ibisate by'amabuye yanditseho amategeko, irya kane rigoswe n'umucyo urabagirana. Kuva ubwo isabato ibinyigisho y'ibanze mu itorero ry'abadivantisite. Ikindi kibyunganira byose ni ukwemera ko umudivantisite nyakuri yizera ko ibyo Ellen White yeretswe ari ukuri, kandi ko ari ngombwa kwemera umwuka w'ubuhanuzi. Ibyo Ellen White yigishaga byari bishingiye ku ngingo eshatu: kwezwa k'ubuturo bwera, isabato, ubuhanuzi. Uwo mwuka w'ubuhanuzi watandukanije itorero ry'abadivantisite n'andi matorero yariho muri icyo gihe. Ariko hari ibyo abadivantisite bemera by'ibanze. Ibyo abadivantisite bemera by'ibanze ni ibi bikurikira: abadivantisite bemera ibyanditswe byera, nibyo shingiro rimwe rukumbi ry'ukwizera. Bemera ko Imana ari ubutatu bwera, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Bemera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Agakiza kabonerwa mu kwizera Yesu. Umubatizo wo mu mazi menshi uza nyuma yo guhinduka icyaremwe gishya, conversion. Kumenya ubushake bw'Imana no kubaha itegeko ryayo rikubiye mu mategeko 10. Itegeko rya kane ridutegeka kubahiriza isabato. Agakiza k'ubuntu ntikazanwa no kubahiriza itegeko, ahubwo ni ubuntu twagiriwe ku bwa Kristo Yesu waducunguye. Umuntu wakijijwe abahinduwe mushya n'Umwuka wera, noneho akabona kumvira Imana. Byose bikorwa n'Imana. Imana ntishobora gupfa. Kudapfa kw'abantu kuzatangwa na Yesu, kandi azabiha abamwemeye. Abapfuye bari mu bituro ntacyo bazi. Umuriro utazima ntawo. Abatihannye bazarimburwa ku munsi wa nyuma, bizezwaho icyaha ndetse n'abanyabyaha bayikurweho. Kuva mu mwaka w'1844 Yesu yatangiye kweza ubuturo bwera no gucira imanza abapfuye, akazaherukira kubariho. Abigishwa ba Yesu bagomba kubaho mu buryo bujyanye n'aho bazajya kubiteka, birinda guhemuka, imyitwarire mibi, imyambaro iteye isoni cyangwa y'igiciro gikabije, ahubwo babaho mu buryo bworoheje, bakarya ibyoroheje bifite isuku, bakanga urunuka, ibisindisha, itabi n'ibindi biyobyabwenge. Umuyoboke atanga 1/10 ngo ashyigikire inkuru nziza. Itorero ry'iminsi ya nyuma rirangwa no kugira impano z'umwuka w'ubuhanuzi, nk'uko byabaye kuri Madamu Ellen White mu mirimo y'ubugingo bwe. Kugaruka kwa Yesu ni ibyiringiro by'itorero. Uko kugaruka kwe kuzana n'umuzuko w'abapfuye. Yesu azima ingoma ye imyaka 1000 hamwe n'abera mu ijuru. Nyuma y'icyo gihe bazazana nabo mu isi, maze Satani arimburanwe n'ababi bose. Isi yahindutse nka Edeni yo mu itangiriro, izahinduka ubuturo bw'abatoranijwe.
Ese twavuga iki kuri iyi myizerere? Usanga harimo bimwe bijyanye n'inyigisho za Bibiliya na teolojiya ya Gikristo, ariko hariho ingingo zidasobanutse neza zikabyutsa impaka n'ibibazo bitari bimwe. Izo ngingo ni nk'izi zikurikira: kubahiriza isabato, ukwezwa k'ubuturo bwera, umwanya wa Ellen White mu myizerere y'Abadivantiste. Umuntu ugiye kubatizwa bamubaza aya magambo: wemera ibyanditswe byera n'ubuhanuzi nk'uko bigaragara mu itorero ryo mu minsi y'imperuka? Wemera ubuhanuzi bwa Madamu Ellen White n'ibyo yanditse? Ariko nubwo bimeze bityo, ntabwo Abadivantiste bashaka gusimbuza amagambo ya Ellen White ibikubiye mu byanditswe byera. Ellen White ubwe avuga atya ati: umwuka wera wavuye ku Mana ntasimbura ibyanditswe byera. Nyamara urebye neza wabona ko batangiza ibyanditswe byera bagasingiza byimazeyo ibyo Ellen White yahanuye. Mu minsi ishize, inama nkuru y'Abadivantiste yafashe icyemezo cyo kuvuga ko umuntu ashobora kuba umuyoboke w'Abadivantiste atitaye ku buhanuzi bwa Ellen White. Ese Ellen White yavuze iki ku Mana? Nubwo Abadivantiste bemera ko Imana ari ubutatu bwera, Ellen White we yararengereye yemeza ko Yesu wari ufite umubiri nk'uwacu yaba nawe yari afite kamere y'icyaha, kubwo rero nawe atabuze kugwa mu cyaha, kuneshwa n'ikigeragezo. Ibyo binyuranye cyane n'imyigishirize yacu, kuko twemera ko Yesu nta cyaha yigeze akora. Bibiliya yemera ko Yesu yageragejwe nkatwe, ariko akanesha ibigeragezo. Bamwe bakeka ko Ellen White yaba yarashingiye ku bitekerezo by'abandi akabinyuza ku buhanuzi. Muri abo twavuga Edison wavuze iby'ubuturo bwera, Betts wavuze iby'isabato, Storrs wavuze ibyo kurimbuka kw'abatihannye. Mu by'ukuri iby'ubuturo bwera ntibyabonekaga mu maso y'Abadivantiste n'andi matorero, ariko icyagaragaye kiranga Abadivantiste ni ukubahiriza isabato. Ni nacyo cyatumye bitwa Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kubera ko baruhuka ku wa gatandatu kandi babara bahereye ku cyumweru ari wo wa mbere w'iminsi irindwi. Muri iki gihe ntabwo Abadivantiste bigisha cyane iby'ubuturo bwera, ahubwo bashishikajwe no kwigisha abandi ibintu bibiri, ari iby'isabato n'imyizerere myiza y'abayoboke. Ese twavuga iki ku mategeko 10? Ntabwo umukristo yaba munsi y'amategeko ngo yongere abe munsi y'ubuntu bw'Imana. Ntabwo amatorero y'Abaprotestanti akuraho amategeko 10 y'Imana, ahubwo yemera ko ayo mategeko ari nk'umushorera wagombaga kutuyobora akatugeza kuri Kristo. Noneho hamaze kubaho gutsindishirizwa no kwizera, ntihaba hakiriho gukenera umushorera ariyo mategeko. Ibyo tubisanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma ibice 6 umurongo wa 14. Haravuga ngo: ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Pawulo akongera akabwira Abakorinto ati: kandi koko biragaragara ko muri uru rwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino, ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho, rutanditswe ku bisate by'amabuye, ahubwo rwanditswe ku by'inyama, nibyo mitima yanyu. Tubisanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto ibice 3 umurongo wa 3. Mu Baheburayo ibice 8 umurongo wa 10 naho haravuga ngo: nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Iby'amategeko akaze byiganje mu nzego 3. Urwego rwa mbere ni isabato. Itegeko rya kane mu Badivantiste ni itegeko ridakuka ryubahiriza kuruhuka ku munsi wa karindwi. Umuyoboke mushya yemera ko azeza isabato kuva ku wa gatanu kugeza ku wa gatandatu izuba rirenga. Kuko Abadivantiste bahamya ko ari Papa na Constantino bavanyeho ikiruhuko cyo ku wa gatandatu bakagishyira ku cyumweru, Ellen White yemeza ko muri buri torero harimo Abakristo beza, ndetse no mu Gaturika, ariko nyuma byaje guhindurwa nuko bishakiye. Abayoboke bavuga ko ku yandi madini k'abatejeje isabato bazahanwa n'Imana. Dukurikije iby'amateka y'itorero yigisha, dusanga mu kinyejana cya 4 inyandiko zimurira umunsi w'ikiruhuko ku cyumweru, ariko muri Bibiliya ntaho byanditswe. Mu bitabo bimwe usanga ko na mbere mu kinyejana cya 2 Abakristo batari bacyubahiriza isabato. Mu bihe by'intumwa bateranaga mu nsengero iwabo ku wa mbere w'iminsi 7, ubwo babaga bibuka kuzuka kwa Yesu, ariko ntibyababuzaga gukora indi mirimo. Ni byiza koko kudakora ku cyumweru kubw'amateraniro y'umushengerero w'icyumweru, ariko icyo
icyo gikorwa cyo gusenga kuri uwo munsi bitandukanye no kubahiriza itegeko rya kane nk'uko twavuze ku isabato, twongeye kuvuga ko ibyo umuntu afite biba ari iby'Uwiteka. Dukurikije isezerano rishya dufite uburenganzira bwo kubitegeka uko dushaka. Mu isezerano rishya amaturo ntashingiye ku ijanisha runaka, ahubwo twasoma ibyo Bibiliya ibivugaho. Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaho ibyo mwitegekaho? Tubisanga muri Luka ibice 16 umurongo wa 12. Ibyo dufite twabihawe n'Imana. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Tubisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 9 umurongo wa 7. Itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rivuga iki ku ituro rya 1/10? Amaturo n'ibyacumi byahesheje Abadivantisite kubaka amashuri, amavuriro no gufasha imbabare. Ibi byemejwe bitinze mu mwaka w'1879 mu magambo akubiyemo kwemera k'Umudivantisite. Abigishwa ba Yesu biyemeza gushyigikira ivugabutumwa batanga icya 10 n'amaturo. Muri make, Ellen White yemeza cyane ko ari ngombwa guharanira kugira ubuzima buzira umuze, kuko ufite ubuzima bwiza ari we wakwakira mu mutima inyigisho z'agakiza. Nanone kandi itorero ry'Abadivantisite hari uko ryemera ibiribwa ni cyangwa se ibyo abantu barya n'ibyo badakwiye kurya. Mu mwaka w'1848 Ellen White n'umugabo we niho bashyizeho amategeko avanaho gukoresha itabi, icyayi n'ikawa mu matorero y'Abadivantisite. Mu mwaka w'1863 uwategurirwaga umubatizo yagombaga kwirinda ibisindisha byose, inyama z'ingurube no kumenya kurondora atibeshya inyama zizira n'izitazira. Ellen White kubwe yemeza ko inyamaswa ari ibiryo bibi. Yifuza ko Umudivantisite wese yajya akoresha cyane cyane ibiryo byera mu butaka. Ellen White yemeza ko kunywa imiti yo kwa muganga byemewe, kandi ko usenga asaba gukira indwara atakwiyibagiza ko imiti ifite uruhare rukomeye mu gukiza indwara. Abadivantisite bemera nanone umunsi w'imperuka. Mbere na mbere ku ikubitiro bemera iby'ubuturo bwera. Abadivantisite bo muri iki gihe ntibakibara bashaka kwemeza umunsi Yesu azaziraho, ariko bemeza ko umwaka w'1844 ari umwaka w'ifatiro mu mateka y'agakiza. Abadivantisite bakurikije inyigisho za Ellen White bavuga ko Yesu yazamuwe mu ijuru agahera ko atangira kweza ubuturo bwera ahereye ahera. Imirimo y'ahera yarangiye mu mwaka w'1844. Kuva icyo gihe Yesu yatangiye imirimo yo kweza ahera cyane. Nyuma y'ibyo akaza kweza isi. Yesu naza kweza isi azafata ibyaha byose abishyire kuri Satani, nk'uko imfizi y'ihene ya Azazeli yajyanye ibyaha by'Abayisiraheli mu butayu. Nako Satani azatwara ibyaha by'abantu, akaba ari nawe ubona igihano cya nyuma. Ellen White yemeza ko ibyaha by'abakiranirwa bizimurirwa kuri Satani, akabyikorera akabihanirwa nk'umushukanyi wabashutse, akongera agahanirwa ubugome bwe. Abadivantisite bahakana muri iki gihe izo nyigisho kuko bavuga ko Satani atari utwezaho ibyaha, ahubwo bavuga ko Satani azahanwa ahowe ibyaha by'abantu babi n'abeza kubera uruhare yabigizemo. Ubuhanuzi, Abadivantisite nibo babanje kwita ku nyigisho zerekeranye no kwita ku buhanuzi no gushaka muri Bibiliya aho bavuga iby'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bw'Abadivantisite bushingiye ku bitabo bibiri, icya Danieli n'igitabo cy'ibyahishuwe. Muri ibyo bitabo bagerageza kwerekana uko amateka y'itorero ry'Imana yagiye akurikirana. Mu buhanuzi bw'Abadivantisite ibiboneka ko byerekeranye n'amajyambere y'isi, inganda, politike, ibivumburwa muri iki gihe byerekana ko ibihe by'imperuka byegereje. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 6 kugeza ku wa 12 marayika n'ubutumwa bw'iteka. Abadivantisite basobanura iby'ubutumwa bw'iteka nka Bwana Mira n'abafasha be bashoje ubuhanuzi bwabo bavuga bati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Mu kuvuga ku buhanuzi tugomba kwibanda ku butumwa butatu: kugereranya Mireri n'abafasha be n'uyu mumarayika wavuze ibyo guca imanza. Ubutumwa bw'umumarayika wa kabiri nibwo Mira yigishije muri Amerika mu cyo mu mwaka w'1844, nk'uko bimeze muri uwo murongo wa 8 wo muri cya gice twavuze haruguru. Babuloni iraguye, umujyi w'ubusambanyi.
bemeza ko Babuloni bisobanura itorero gatolika ifite icyicaro i Roma, ari naryo ryitwaga nyina w'abasambanyi, kandi ubwo akaba afite abakobwa mu isi bamukurikije muri ubwo busambanyi. Ellen White yemeza ko ubwo buhanuzi ari ubwo mu gihe kizaza cya kera. Ubu butumwa bwa gatatu ni nabwo bwa nyuma Ellen White yavuze ko bukwiye gutangwa ku isi hose n'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, b'Imana yahaye kwemera umwuka w'ubuhanuzi no kubahiriza amategeko 10 y'Imana. Ubutumwa bwa gatatu burimo imyemerere y'itorero ry'abadivantisite. Buri mudivantisite afite inshingano yo kujyana ubutumwa akabugeza kuri buri muntu utuye ku isi, kugira ngo habeho ububyutse hose bwo kwegeranya umukumbi urindiriye kugaruka kwa Yesu. Ellen White yemeje ko igihe hazatangira intambara irwanya abadivantisite, 144,000 bakomeje kwemera umwami azahera ko ahinguke. Icyo gihe abapfuye bose bo mu matorero yose bazazuka, naho babandi b'abadivantisite 144,000 bazahindurwa. Hagati y'umuzuko w'abemeye cyangwa abakiranutsi n'abanyabyaha hazacamo imyaka 1000. Abakiranutsi bazaba hamwe na Yesu, abanyabyaha bazaba barimbutse, Satani azaba aboshye, kandi mu bizaba bimuboshye no kuba wenyine yigunze bizaba birimo. Reka turebe ibyiciro by'iterambere ry'itorero ry'abadivantisite. Mu mwaka w'1853 batanze amakarita atuma umuvugabutumwa yemerwa mu badivantisite. Mu mwaka w'1859 hemezwa gutanga icya 10 ku bushake ngo bifashe imirimo y'itorero. Mu mwaka w'1860 umugabo wa Ellen White, James White, atanga igitekerezo cyo gushyiraho amategeko agenga umuryango kugira ngo habeho itegeko rigenga umutungo w'itorero. Mu mwaka w'1861 hemezwa ko itorero ryabo ryitwa itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Mu mwaka w'1863 hashyirwaho inama nkuru y'itorero, Conference Generale, ikorana n'izindi nama nkuru z'uturere, Conference Locale. Reka turebe uko itorero ryageze mu bindi bihugu. Twabonye ko itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi ryatangiriye muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka w'1875 ryari rimaze kugera henshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryaba ryarageze mu Burayi mu mwaka w'1860 kandi ryatangiriye mu Busuwisi. Naho muri Afurika ryageze bwa mbere muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1894. Mu Rwanda ryahageze mu mwaka w'1920. Hagati y'umwaka w'1930 n'umwaka w'1939 ibihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya na Oceania byari bimaze kwakira muvoma z'abadivantisite. Muri make uko niko muvoma z'abadivantisite zavutse kugeza ubwo zibaye itorero. Reka turebe iby'ubuyobozi mu itorero ry'abadivantisite. Amatorero yose mu isi atora perezida w'abadivantisite mu isi ugomba kuyobora ayo matorero mu gihe cy'imyaka 5, yashira hagatorwa undi. Urwego rwa mbere ruyobowe n'uwo muperezida rwitwa inama nkuru y'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Icyicaro cye kiri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwego rwa kabiri ni icyo bita diviziyo. Diviziyo ni 12 mu isi hose. Urugero, diviziyo y'Uburayi bw'Amajyepfo igizwe na Union y'Ubufaransa n'Ububirigi, Union Iberique, Portugal na Espanya, Union y'Ubusuwisi, Union y'Ubutaliyani, Union ya Romania, Union ya Afurika ya Ruguru, Union Missionnaire d'Afrique Ouest Francophone ifite icyicaro Abidjan muri Cote d'Ivoire, Union Mission d'Afrique de l'Est Francophone, ni missionnaire ya Bulgaria, Ububirigi na Madagascar. Urwego rwa gatatu ni Union. Buri diviziyo igizwe na za Union nyinshi. Union igabanyijemo misiyoni nayo igabanyijemo association nayo igabanyijemo amatorero. Inama y'inteko nkuru iterana rimwe mu myaka 5. Iyo ni ya Conference Generale. Inama ya Assemblée Générale ya diviziyo nayo iterana rimwe mu myaka 5. Izindi nama ni iza Union, association ndetse n'amatorero. Icyitonderwa nuko SDA bivuze Seventh Day Adventist cyangwa se abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Reka turebe indi miyoborere y'iri torero. Kuba urugingo rw'itorero ry'abadivantiste ugomba kuba warabatijwe mu mazi menshi. Inyigisho zitangira
ku wa gatandatu mu gitondo hagakurikizwa liturujia iteye itya: habanza gucuranga inanga, guhimbaza, ibirangwa, gusoma ijambo ry'Imana, indirimbo, gusenga, gutura, indi ndirimbo cyangwa korali, kubwiriza, indi ndirimbo irangiza iteraniro, gusenga no gusoza. Naho ishuri ryo ku isabato naryo rifite gahunda iteye itya: gutangira iryo teraniro, gusoma umwanzuro w'iteraniro riherutse, kugira icyo babivugaho cyangwa se gutanga remarque, kugeza ku bantu amakuru y'ivugabutumwa mu isi nouvelle missionnaire, gusubira mu byigisho by'ibihe bishize, guhamagara amazina y'abaje no gutanga amaturo, ikigwa cyagenewe uwo munsi w'isabato no kurangiza iteraniro. Reka turebe n'ibijyanye n'igaburo ryera muri iri torero. Rimwe mu gihembwe habaho igaburo ryera, hagakoreshwa umugati udasembuye na divayi idahiye. Dore uko gahunda ikurikirana: ni ugusenga, kuririmba, gusoma ijambo ry'Imana rito muri Bibiliya, kozanya ibirenge, gusubira mu myanya yabo, gushimira umugati no kuwumanyagura, ibi bikorwa na pastori, no kuwuhereza abakristo, ibi bigakorwa n'abadiyakoni. Hari ugushima Imana kubw'amaraso ya Kristo, nta muntu uhezwa ku meza y'ababatijwe nubwo yaba atejejwe. Ibintu bine bituma umukristo adasangira n'abandi ifunguro ryera mu itorero ry'Abadiventiste ni ibi bikurikira: kuba umukristo atacyubahiriza inyigisho z'ibanze, kuba yarishe ku mugaragaro itegeko ry'Imana, kwanga kubaha imitegekere y'itorero n'amabwiriza yaryo, kunywa inzoga n'itabi cyangwa ukabicuruza. Nshuti zaca no mu Rwanashyaka Siriya, ikiganiro ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntabwo tukirangije, ahubwo turagisubitse. Ubutaha mbararikiye kuzabana natwe muri iki kiganiro, tuganira noneho ku mateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ntabwo tubigezeho kubera uburebure bw'ikiganiro, ariko ubutaha tuzakora ikiganiro kivuga ku mateka y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Mbashimiye ko mudukurikira muri benshi. Imana y'amahoro ibahe umugisha.